Ego. Wow. Sheri, thank you so much. Ndagukunda mana we. Komana. Guys, it really feels good to be loved. Ngunyase ngukorera iki Sheri? Yewe. Icyo wagombye kumurira nuko wagombaga kwishima soko wishimye no share kamabwira ndapfuye nago akazi sonda cyagashoboye guys. A few moments later. Pastor urabizi ko mukunda ndabizi ko mwumva nyine umva icyo ushaka kuvuga ndabizi by'abagabo binkuye mu bwonko nishakira amafaranga by'abagabo narabibonye narakunze ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mpfuye nabwo ariko nukubona umuntu agenda sha nukuri nari mpfuye nukuri reka mubwire umuntu umuyango w'umusazi bakabona umugabo witonda umuyango yarananiranye yananiye umugabo yakoze ibi bihinduka vuba bikibagirana nawe wari uzi ko wahinduka ugahemuka nk'utibuka ibitekerezo byanjye byari wowe gusa rukundo banza ari scam ezewe ni gute twisanze hano hantu ibaze igihe kimwe umuntu akarira ati jewe rwose ati nyuma y'igihe gito imvuga igahinduka. Ese bigenda gute kugira ngo umuntu wakundaga undi wumvaga ari we siye wumvaga ari we byose twatugambo mumubwirana uri byose byanjye udahari napfa rwose uri marayika murinzi wanjye uri twadupeti names mwitana twatugambo twiza turyoshye mubwirana bigenda gute kugira ngo bihinduke ari amagambo ahinduke mu urwango urwango rwa rundi ndenga kamere ku buryo ureba mugenzi wawe kumva wanamukubita bigenda bite kugira ngo bamwe babe barakundanye cyane none bagera igihe bahararukane banangane bakaba banzi ku rwego rwo hejuru none binagenda gute kugira ngo bamwe none bakomeze bakundane barambane nyine bamarana igihe kirekire abandi donc ugasanga abantu barasazanye ntibigize bahagana ntibigize bateshanya agaciro nyine ngo babwirane amagambo mabi nk'ayo ngo bahinduke abanzi none abandi nabo ugasanga bamaranye igihe gito aribo babwiraga amagambo meza babwiraga bari bafite urukundo rw'ikibatsi bari bafite urukundo rw'igifute ariko igihe gito bashobora munyihanganire nimo ndaseka bino bintu ariko biranababaje sinumva ukuntu umuntu aba yarakunze umuntu kuri uru rwego akaza no kumwanga ku rwego yumva yuko ngo ashaka kuvuga ati shyira ku ruhande ibintu bijyanye none bakumva yahaze na bagenzi be akavuga ati bishyire ku ruhande ntabwo mbakeneye ubundi muri kamere y'igitsina gore iyo umugore afite needs cyangwa se ibyifuzo byinshi cyangwa se ibintu ashaka byinshi hari ibintu bitajya bibangikana ni ukuvuga ngo bimwe ibyo ukomeza gushyira imbere cyane bigenda bihanagura bisa nk'ibihanagura ibindi bintu bikava mu nzira ukunda kubibona cyane ku bantu b'abagore bakunda gushaka icyubahiro status ndetse n'amafaranga bakabishakana inyota ku rwego rukabije kandi noneho bakumva ko baba independent ku giti cyonyine nibo bantu iki kintu gikunda kubaho ni ukuvuga ngo wa mugore yumva yuko atakwicara hamwe ngo setoringe urumva ngo avuge ati jewe ngiye kwicara hamwe niba ari amafaranga tuyashakane n'umugabo wanjye iba ari icyo cyubahiro tugishakane n'umugabo wanjye akumva yuko we yabishaka ku giti cye bene uyu nguyu
ibi bintu ntibijya bibangikana n'urugo, ntibikunda nyine. Kandi by the way nta nubwo nabatera amabuye kubera yuko buri wese agira icyo ahitamo, hari n'uhitamo urugo akavuga ati nemeye kuba nyiramama, ubwo nyine nemeye kuguma aho ngaho. Akenshi bikunda kubaho ku bantu baba barahuye n'urushako cyangwa se n'urugo, umupatina watakwemerera kugera kuri ibyo bintu, ukabona kubereye obstacles cyangwa se akubereye obstacle nyine akubereye imbogamizi. Simvuze ko nta bagore bagera kuri izo achievement kandi bari kumwe n'abagabo, ugasanga umugore afite status, afite n'amafaranga kandi ari kumwe n'umugabo. Ibyo si byo mvuze, ariko hari n'abagore badashobora kugera kuri ibyo bintu bitewe n'abagabo bashakanye nabo. Hari umugabo rwose yicara akakubwira ati "Jye sinshaka gukora, icara hasi uhinduke baby machine, ujye umbyarira hanyuma nibwo bizakunda." Bene uyu mugore rero nawe iyo azi yuko afite inyota yo gushaka power, yo gushaka imbaraga, yo gushaka amafaranga, yo gushaka nyine kuba umuntu ukomeye ku giti cye, ntabwo yahuza n'uyu mugabo, ntibyakunda. Urumva ahantu bino bintu biba bipfira. Hahandi nyine ugera igihe umuntu ukamuhaga, ukajya umureba ukabona guteye ikizi, aguteye n'umujinya. Nanze gukoresha rya jambo bajya bakoresha abandi ngo ndeye iseseme, nta muntu utera undi iseseme ngora mukunze. Ariko ukamureba ukabona guteye n'umujinya, ukavuga ati ariko ubundi uyu muntu kubera icyo ambangamira, kubera iki ashaka kunshyira hasi, kubera icyo abashaka ko ibintu byose bisa nkaho ngendera mu kwako. Hari abagabo bameze gutya, akubwira ati "Jewe nzaguha ibyo ushaka byose, ariko icara hariya ndagushaka hariya." Nyine adashobora kwizerera mu mbaraga zawe, adashobora kwizerera ko hari ikintu gihambaye wageraho. Bene aba bagore rero, bene uyu mugabo yagize ibyago agahura n'uyu mugore ufite inyota y'imbaraga, amafaranga, status, ntabwo bakubakana, ntibyahura. Kubera yuko uyu mugore ababona ameze nk'aho bamusuzuguye, bamugize akantu gatoya, bamugize bamukubye ubusa, akavuga ati as long as ubona ko ntacyo nshoboye, okay, leave me alone, hanyuma mbibyereho jyenyine, uzabibona yuko ibyo wabonaga wibwira yuko ntageraho, ko ibyo agaciro wanyamburaga uzabona yuko ngafite. Niko bigenda. Niyo mvugo, iyi mvugo mubonye hano, ubonye Muyanga akoresha, simvuze ko ibyo byabaye ku rugo rwe, ariko most of marriages, ingo nyinshi, mariage nyinshi cyangwa se imiryango myinshi isenyuka kenshi ishingiye kuri iki kintu. Ugasanga noneho umugore, noneho we niyo umugabo yemeye gutuza akagucira bugufi nyine akakureka ugenda ubishake, umugore agenda agashaka amafaranga, noneho yamara kuyabona akabona ntago agikeneye wa mugabo. Akajya kureba, akajya abona nyine simbizi, akabona nyine nta kigukeneye tu mu buzima bwe, akabona nta kigukeneye, akabona nta kivuze, akabona nta kamaro umumariye. Kubera ko umugore ufite amafaranga, simvuze ko ari bibi, ariko ku rundi ruhande ni bibi. Umugore ufite amafaranga rwose uyarusha umugabo, kenshi urugo ruzamo ibibazo, kuko umugore ahita atangira kumva ko ari we head of home, kandi abagabo nabo bifitemo ubwo bubasha ndetse n'ubwo butware, by the way n'Imana yabahaye, bakumva rero ntabwo byakunda, nabo ntibashyira umupira hasi, mugatangira kubaho nk'aho muhanganye, mugatangira kubaho muri competition. Ugasanga umugore n'umugabo mu rugo batangiye kubaho muri competition, batangiye kubaho bameze nk'aho bari umugabo atari kugenda umugabo mu rugo, umugore atari kuba umugabo mu rugo. Niki wakora ntako. Ukaba yumva ko amafaranga nyine arayafite, byose yabimukorera. Kandi by the way it's true, kuko umuntu ufite amafaranga ntacyo atageraho, nimba ibyo ushaka ari byo wamuguriraga, izo mpano yazigurira, nimba ari inshingano z'urugo witagaho nawe yazitaho. Nyine naho bahita batangira kuzamurira, bakamera amababa, bagahita batangira kugira gute, kugara. Iyo bagaye rero abagabo nabo bakagara, bita bimera nk'inkoyo ebyiri zure mu kirere, zigakubitana, ugasanga urugo ruhindutse indiri y'imirwano. Aha rero ababigenderamo ni bande? Abantu, imiryango myinshi itagitekerezaho,
by the way twebwe ababyeyi turi selfish cyane, ugasanga ntabwo dutekereje ku bana kandi abana mukuri babakeneye mwembi, ugasanga wirebye wowe wenyine, ugasanga nyine ntabwo uhaye agaciro, ntunatekereje kuri ba bana bari buze kugukenera nka nyina na se bari kumwe, wowe ugashaka kwikurura wishyira. Noneho hari n'ababyeyi gito niyo mutandukanye ahita kubana ku bana, niba ari se wabatwaye agahita ashyiraho umurongo ntarengwa, renga nkumene, nyina ntazongere kubona abana be. Nimba ari umugore ubatwaye agahita ashyiraho umurongo ntarengwa, renga nkumene, ko se atazongera kubona abana. That is wickedness. Please, ibyo bintu ni bibi cyane. Kubera ki wambura umuntu ikintu Imana yamwihereye uwo munezero, ntabwo yawuguhaye wenyine, yawubahaye mwembi. Kubera ki mwambura icyo kintu? Hano nanabagaye, nimba uzi ko unkurikiye ukora kino kintu rwose umenye ko ari kibi cyane. Let alone umenye ko umwana ashobora kuzakora akakwanga waramwambura uburenganzira bwo kumenya se we, cyangwa se kuvugana na se we, cyangwa se kumenya na nyina. Kubera yuko by the way wowe urikunze ntawe, ntabwo witaye ku byifuzo n'ibyiyumvo by'umwana. Hano umwana ashobora gukura akibaza akanatekereza ku mpamvu, nyamara agasanga nyina ntiyari na mubi cyangwa se ntiyari na mubi, akibaza impamvu wowe se cyangwa nyina wamurimise kureba undi mubyeyi we, bikaba intandaro yo kubona yuko ari wowe wari mubi, akabikwangira pe, umwana akakwanga. Wowe ibintu byose wakoze uzi ko ari byiza, ibintu byose wamukora uzi ko ari ibitambo watambaga, ugasanga arabikwangiye. Yego watambye ibitambo, wari sacrifice, wagize ibiki n'ibiki, yego wakoze byose, ariko hari icyo utamuha my dear, hari icyo utamuha. Urwo rukundo rwa nyina uri kumwima kwamugiraho access, ntabwo warumuha, wamuha urwa se nka se, ariko ntiwamuha urukundo rwa nyina. Urwo rukundo rwa se nka nyina ntiwarumuha, ushobora kumuha urwa nyina pe to the fullest ukamaximiza, ariko still akeneye n'urwa papa we, kuko ntabwo yakuvutseho wenyine, yavutse ku mashami abiri, yavutse ku biti bibiri. Kuki se ushaka kwiharira wenyine? Hano rero muhemukiye abana, nimba mutandukanye, je vais bien, toxic marriage, toxic relationship, ingo mbi zibaho, nimutandukana ariko mwihemukira abana. Reka umwana agira uburenganzira ku mubyeyi we wundi. Nimba waramujyanye wikwita ushaka kumugaraho ngo ugire nkaho ari wowe wenyine, kuko niba mubyaye wenyine, uriya mwana yaturutse mu mbuto zanyu mwembi babiri. Kuko yuza ko ari we wamubyaye wenyine, we mugabo wari kugenda imbuto zawe ukazishyira haramwibase irimo amazi tukareba kwiva mu mwana, cyangwa we mugore imbuto zawe uri gushaka ukundi uzigenza tukareba ko nazo ziva mu mwana utahuye n'umugabo. So as long as rero ubizi neza ko uriya mwana yavutse kubera yuko mwembi mwahuye mugahuza imbuto zikavamo ishami zikavamo igiti, reka uriya mwana bagiraho access mwese. Nibyo rero bintu bijya bibaho hano. Umuntu buriya amafaranga ngo ni mugenzi wa Sekibi, nubwo tuyakunda amafaranga ni meza, Imana inayaduhe inaduhe menshi cyane pe, ariko iduhe n'ubwenge bwo kuyakontorora, kuko amafaranga arubaka ariko kandi aranasenya. Amafaranga buriya urugo yagezemo akenshi muzabyitegereze, urugo rwahoze ari abakene bihiringa bagira gutya bahigisha hariya na hariya, iyo bahageze arakureba, madamu arakureba akajya abona uri nka nyakuko iri hariya igira ngo nyawu nirinze gukoresha ka gatungo kandi kuko kabarya mu matwi urumva. Cyangwa umugabo urumva yayagera yayabona akajya kureba ari akabona uri nyirabutisiga, agatatanya kuba ngo ntabwo uri kuri level yanjye, njyewe nzajya ngendana nabo kuri level imwe. Agatatanya kuyoboka Slay Queens zisoko zakubitaho tirikagera hariya, akashyiraho makiyaje, wagenda akikurishamo imbavu mu nda hangana hatya, akahita atangira yajya areba madame we hari ufite tanka, reka mbikoresha gutyo ntabwo nteshira abantu agaciro, nuko ni nk'akajoka abantu bajya bakunda kubikoresha ngo ni tanka, ngo ni nk'ikigega yikore. Ubu nyine ifite mu nda hanini kubera yuko nyine yarabyaye havuyemo abana n'iki, nta nubwo agahita atangira kumubonamo nk'ikintu kindi, kabona muteye rwose cyo ntaze muteye. By the way urimo uramwinena gutyo,
wibagiwe yuko umuvani wabo suko yari ameze nawe yari afite mu nda zero, niwe wamugize utyo kuko cyagiye wamubyazaga bariya bana niwe wari urimo umutuma ateracyo, ariko wibagiwe neza yuko ari wamuteye utyo utangiye kumureba nabi. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo amafaranga ni mugenzi wa Sekibi. Abagabo benshi iyo bayabonye mu ngo bahita batangira kureba abagore babo nk'ibintazi, ariko namwe mw'abagore reka mbagira inama, amafaranga ukibona atakara mu rugo wikwicara hariya ngo urebere, nawe yakoreshe wihinduremo uwo nguwo ashaka kujya kureba hanze. Niko bimeze. Nimba ari nasajya ruyikore niko bimeze pe, ugende nawe ibyo bifuba bikoremo ukuremo ibyo binuza, ariko shareka mbabwira nuko amafaranga atarantakara mu ntoki. Buri ryinyo ryanjye rizaba rifite uburoso bwaryo. Umunsi nawe mukire, buri ryinyo ryanjye rizaba rifite uburoso bwaryo. In fact, buri buroso nabwo bufite ubukoresha. Bone mbarame 32 ni uburoso 32 n'abakozi 32 bashinzwe kuyaborosa. Wumva urwego nanjye ngomba kwineneka bare we, ngiye kwizongera ngo urugo kubera iki wowe uri hanze uri murarya ibyana. Are we, uri murantaraniraho za Slay Queen wande ukabyumbwira ngo ariko nguguriye igiki. Ndege iki? Ngomba kwigira mwiza muri ayo mafaranga twashakanye. Twashakanye. Ubu ndimo ndabarabura mw'abagore mwe, gwara abagore bicaye mu mafaranga birirwa bapfunagurika, ubwo birirwa mu bapfumu ngo baruga abagabo babo. Mwarasaze. Genda ushaka ubwiza, ushaka amafaranga uyafasha ukayimenaho, urumva ukiyinvestisamo, ukishoramo, uba mwiza no kurenza abo bakobwa ajya guhiga hanze. Uzarebe ko yongera. Kandi umugabo wagize umugore mwiza, akagenda akasa neza, akamwitaho, nyine akajya areba umugore ku buryo n'abandi bagabo batangira kumubwira ati hano umugore wasigaye ari mwiza, asigaye asa neza, asigaye yateye ubusambo. Umugabo atangira kugira ishyari, ntiyongera no gusohoka mu rugo. Nisohotse kugenda gufasha akaboko. Nizi nzatsi mukwe guha abagabo banyu musigo kwirirwa mujya kutanga amafuguza. Umugore ari marishyura miliyoni n'amamiliyoni mu bapfumu bamurya amafaranga ngo kugira ngo umugabo we ngo azamukunde. Muri abasazi azagukunda niyo Jojo tanka yawe. Genda uyibagisha bakuremo ibyo bifu begezo, cyangwa ujye muri gym kore sport ugire mu nda hatoya, bagende n'ikibuno bagikore. Bro, amafaranga wiyita wambara utwenda twiza kandi turi class, ugende wiyita use neza, umenye ngo ugomba kureba skin routine yawe, ukamenya kwita ku ruhu rwawe, kwita ku misatsi. Hanyuma urebe ngo umugabo ngo azongera gusohoka ajya he, ko azahita yinduka bodyguard wawe, azajya guherekeza ahantu hose kugira ngo batamukujyana. Nuko rero mugomba kubigenza. Ariko ibintu byo ngo nguririrwa ngo wishyura amafaranga, ariko ngo iby'abapfu birirwa n'abapfumu kuko ngo umugabo wanjye ntakinkunda, ngo sigaye ajya mu bapfumu, nako ngo sigaye ajya mu bagore, ngo rero ngo renze ngo nshakire ngo hagati mushakire ngo hagati kamukurayo. Kora ibyo mubwiye, urebe ko izo nzara zitazamuzirika iwawe, ahubwo yajya atekereza no kujya mu kazi akavuga ati tujyane batakunjyana, hasohoka muri uru rugo hakagira abandi baza guhagarara ku irembo. Niko bimeze. Rero amafaranga nuko nabibabwiye nk'uko uyu mwara bivuze ni meza pe, ariko ni namabi kuko arubaka akanasenya, kuko haraho bigera rwose umubano wanyu ugapfa kubera amafaranga. Kubera amafaranga buri wese ashaka kuba mwana duza, undi ashaka kurya abana, ashaka gusanga mu birwaniyemo ya. So rero bijya bibaho ko umugore agera igihe agahabwa umugabo bashakanye rwose akamuzinukwa yajya namureba akavuga atari kubundi uba maso yarebaga kiriya gihe. Nayo narakuye nari naraguze kuri online, nayo na kera kuki ntarebaga nk'uko ndi kureba ubu. Nyine ukabona umeze nk'aho hari agatambaro kari ku maso kaguye, ukabona hari ibintu byinshi cyane, ibidafo byinshi bibi byiwe, ukabona nyine ukavuga atari kubundi uyu muntu nisanganye nawe. Nawe jya baregereta akavuga ati uwama nk'ahantu bajya kogesha nkagenda ngo ahantu hose yankozeho ku mubiri nkagenda ngo bakankuba ngo bakamungura. Kandi imagine urumva urwego biba byagezeho umuntu ashaka kumva nyine
akwanze ku buryo no kuba waramukoze ko byonyine akumva biri kumutera irritation cyangwa se ubwo ndi kubikoresha mu ndimi z'amahanga kuko numva mu kinyarwanda bimeze nk'aho biryana mu menyo cyane ukabona uri kumutera nyine iseseme akavuga ati ni gute ubundi nisanze ndi kumwe n'uyu mu ngayo nguko rero kuko twisanze hano hantu abantu barahura bakamenyana bagakundana rukagurumana hashira akanya in few moment leta nkuko mubibonye muri ako ka video boom fire gahita wumva nyine ngayo nguko ndagushimiye cyane rero wako subscribe mari gumugisha nawe utarayikora kandi aho ngaho kumukara dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kaduhure muri video ikurikira akagaruka bye.